icyo nshaka kuvuga kuri kino kiganiro kuri iyi ngingo ya Mutesi Jolly na Baby Cool, abantu bagendaga babiganiraho, bamwe bavugira mu matamatama, abandi bakanga, abandi ati nyamara ibyo bintu biraremereye. Byarangiye koko biremereye. Byarangiye biremereye. General full influencer umugaba w'ingabo niwe waje mu kibazo. Uyu rero nawe ubwo nashaka kuvuga kuri Muhozi kuko ibintu byari bigeze ahakomeye. Uyu akavuga ngo afite ibimenyetso, ngo afite n'abandi bantu bari hehe ubu mubajije. Baby Cool ngwino uvuge. Muraho, waba uri umunyeshuri cyangwa uri umubyeyi ufite umwana wifuza kwiga kaminuza? Ngufite amakuru meza. Hanika Anglican Integrated Polytechnic ni kaminuza nziza iherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza. Tubafitiye amashami atandukanye nka Information Technology, Automobile Technology na Civil Engineering. Ni koko ngimishijwe ikaramu ntiramburura. Murakaza neza muri Hanika Anglican Integrated Polytechnic. Yes, bakunzi ba KOP turabasuhuje kandi tubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Tugarutsemo na mwarimu wacu ntamutindiye. Mwarimu waramutse? Namutse neza. Meze neza. Kwise witonda cyane se mwari. Ariko muranitonda. Wise wigira gutya. Wumvaga undi merazi. Bayita KOP. Ya, mama KOP namushimiye cyane. Ese yabimenye ko nanjye namushimiye cyane? Ibiganiro byaba bikunda kubi. Kamanze ashimira abantu bo kuri KOP bagira ibitekerezo byinshi. Uyu muntu w'ikarembo na Kabirizi yanyandikiye ambwira kuri kano gacupa. Arambwira ati rwose abantu bo kuri KOP ndabemera cyane. Ambwira ati muraho nshuti nkunda. Ati ako kagurude bitewe nuko ngukunda ndagakeneye. Uramutse ukoze twinshi abakunzi bawe twatugura. Bityo tukaba duteye n'umuyoboro wacu inkunga. Yabaje ngo nakishyura ngahe, ubwo nanjye nahise mbaza mama KOP. Yamusubije. Ubwo rero wasanga igitekerezo ibaze nk'ibi bintu rwose. Nkatekereza ibiganiro byose uyu sinigeze mbitekereza ko ibi bintu bishoboka. Nawe uko yagatekereje akakazana birashoboka cyane rwose. Ntabwo arazi ko akoze umuti. So rero icyo nkundira abantu ba hano rwose muri bazima. Gusa ni keza pe. Muri bazima ubu ngubu nabwiye mama KOP ngo agende akoresha utundi nka dutanu. Yego. Uko abagenda badukenera tuzagenda tutubaha. Hanyuma dukomeze domande baye satisfait niko babyita. Yego. Uyu munsi kuri KOP utuzaniye iki? Kubanza Kamanze ndebe ndekezi niba yansubije. Ofete ejo twavuze kuri Max TV twavuze kubijyanye na Mutesi Jolly. Yego na Mutesi Jolly ndetse na nuriya mugabo Baby Cool. Nibyo? Yego. Uyu nguyu we ushaka ubuvugizi nabaretse. Uze kunyibutsa nze kwisoma nitugera mu nzira tugenda. Yego. Ejo twabivuzeho impamvu nari nandikiye ndekezi. Nashakaga hari umusizi wakoze ibisigo 7 byitwa ibisigo by'ibyuma. Harimo ibyitwa ngo ibyuma bitsindira abami urubanza. N'ibirindwe araza kunyibutsa indekeza araza kunyibutsa umusizi n'ibyo bisigo byose abimbwire. Ariko icyo nshaka kuvuga kuri kino kiganiro kuri iyi ngingo ya Mutesi Jolly na Baby Cool, abantu bagendaga babiganiraho, bamwe bavugira mu matamatama, abandi bakanga, abandi ati nyamara ibyo bintu biraremereye. Byarangiye koko biremereye. Byarangiye biremereye. Byinjiyemo umuntu ukomeye. Yego. Ejo bari babivuze. Bavuga ati nyamara mwitonde. Ati ibintu ntago biri bworohe.
dusoza ikiganiro twarimo tuvuga ukuntu Mutesi Jolly yatanze amasaha 48 ngo basaba imbabazi, ngo Bebe Cool asaba imbabazi. Ariko natwe tukavuga ngo niba wareze imbabazi niziveho, ariko ibintu byose birashoboka bikemurirwa mu muryango. Hakuzira rero umuntu ntamenye uko nita, ufite amazina menshi nako Muhozi Kainerugaba, General 4 Etoiles, yego, umwana wa perezida, yego, umugaba w'ingabo, yego, chef d'état major, yego, akaba na influencer. Manza ngo yarashinje n'ishyaka. Urumva ibintu bimuriho ni byinshi cyane, ni byinshi cyane, ni byinshi kuko ni gake umugaba w'ingabo aba ari umwana wa perezida, sibyo? Yego, ni gake umugaba w'ingabo aba ari General 4 Etoiles, ni gake umugaba w'ingabo aba ku mihanda, yego, ni gake aba umuhuza, sibyo? Abandi nupfa no kumenya abafite abavugizi nka 5, we ntagaragare. Ariko uyu General Muhozi ni nagace abana b'aba perezida baba basirikare kuri ruriya rwego. Ubundi buriya umwana wa perezida yakabaye arya amafaranga yo muri presidence, muri palais présidentiel, wenda akajya no ku mihanda, ibyo birashoboka. Umwana wa perezida ku mihanda byahura. Umwana wa perezida general full influencer, umugaba w'ingabo niwe waje mu kibazo. Umva ko bikomeye. Niyo mpamvu nahamagaye Ndekezi mubwira ngo anyibutse ibisigo by'ibyuma, cyane cyane cyitwa ibyuma bitsindira abamu rubanza. Uyu rero nawe ubwo nashaka kuvuga kuri Muhozi kuko ibintu byari bigeze ahakomeye. Bebe Cool ati Mutesi Jolly yantekeye imitwe ashaka kujyana umwana muri Arsenal, nuko ejo turavuga tuti kuki utagiye mu rukiko ukajya ku mihanda. Washakaga kumuteza abantu kuko imihanda ibaho benshi baruta bo mu rukiko ntibarenga 5. Haza wenda ari abantu b'abastari nabwo byamenyekanye, hari igihe baburana ntawe ubizi. Mutesi Jolly amurusha ubwenge, ibyo narabivuze, kandi uriya mugabo ni mukuru, we ahita atanga ikirego. Yego, ariko anongeraho ya masaha 48 ngo ube wasabye imbabazi. Nabyo byabaye. Hanyuma mu cyongereza kiremereye cyane cy'abavoka ba Mutesi Jolly, ariko twabashije kugishyira mu Kinyarwanda dukoresheje AI. Yego, uwitwa Mbide and Advocates, yandikiye Moses Sari uzwi nka Bebe Cool uba Kampala muri Uganda. Ati inyandiko ibamenyesha ko hafatwa ingamba zo kurega mu nkiko kubera gusebanya, gutangaza ibinyoma bigamije kwangiza umwirondoro w'umuntu n'ikwirakwizwa ry'amakuru y'ibinyoma mu buryo bukomeye. yego, Icyo ni ibaruwa y'iyi kampani ya Mbide, nawe ngutoroshye mu bavoka bahariya. Ariko numvise Bugande ngo hari n'uwitwa Rukwago nawe umunyamategeko batayemo na Mbide yari kugwamo. Akandika yandikira Bebe Cool, tubandikiye mu izina rya Madamu Jolly Mutesi wabaye nyampinga w'u Rwanda 2016, ari n'umukiriya akaba ari umukiriya wacu, dukurikije amabwiriza adasubirwaho yaduhaye. Ati ku tariki 16 z'ukwa gatandatu 2026, 16 ubwo zari kwa kangahe? Kwa kabiri, ahagana saa 5 z'ijoro mwakoresheje imbuga. Urumva ko ari ibintu byihuta. Uyu munsi 19 ayinya biranyaruka. Mwakoresheje imbuga, mwakoresheje urubuga rwanyu rwa X mutangaza amagambo yerekeye umukiriya wacu, mumushinja kugira uruhare mu bikorwa by'uburiganya cyangwa ubutekamutwe mwavuze ko bwabakorewe mu mwaka wa 2025. Babyumvise? Yego, Ibintu byabaye 2025.
tugeze muri muwatsiye ya 2026 yego ntiwatanze ikirego ugiye ku mihanda abariho gitangira abariho ugitangira umwana kurusha ubwenge wahita akubwira ati inkiko zirahari muri komanteri inkuru imaze gusohoka ku gihe muri komanteri hari umuntu wavuze ngo ibyo Mutesi Jolly ari kuvuga byuko Bebe Cool yamusaba imbabazi ngo nabireke ngo ibyo ngibyo ngo hariya haba uburenganzira ngo ntago bamwumva ngo keretse hano mu Rwanda kandi bwakeye biraba abyumvise ubwo watanze iyo komanteri ahise abona contraire cyane yanditse muze kureba muri komanteri z'inkuru yavuze ngo Mutesi Jolly ibyo ari gukora ni ugukanga kandi Bugande ntibihaba ngo biba mu Rwanda ubu se habaye iki ayinya iyo nyandiko mwatangaje niyo gusebanya ku buryo bugaragara kuko irimo amakuru y'ibinyoma yatangajwe mubizi kandi mubigambiriye nta bushishozi cyangwa ubushake bwo kugenzura ukuri kwayo ibyo mwatangaje byari bigamije gutesha agaciro umukiriya wacu kumushyira mu isoni imbere ya rubanda kumukoza isoni imbere ya rubanda kumukwena kumutesha icyubahiro bityo bikangiza cyane izina rye n'icyizere yarafitiwe n'abaturage yego uwo ni mbide ariko byavuye mu cyongereza gikomeye cyane nakibonye ariko nawe na mbide yabihinduye nawe bamwegereye aha kugira ngo hatagira urujijo umukiriya wacu nta na rimwe yigeze agirana namwe imikoranire iyo ari yo yose ubucuruzi ubwo ari bwo bwose ubutumwa cyangwa indi sano iyo ari yo yose nta sano kandi afitanye n'inomero ya telefone muvuga ko ari iye uribuka ko Mutesi yahise anavuga ati hari abantu banyiyitirira ku mbuga nkoranyambaga cyangwa kuri Facebook cyangwa ku matelefone uyu akavuga ngo afite ibimenyetso ngo afite n'abandi bantu bari hehe ubu mubajije Bebe Cool ngwino uvuge iyi nimero ya telefone muvuga ko ifitanye isano n'umukiriya wacu ni iy'uburiganya yakoreshejwe nta burenganzira kandi nta sano na rito ifitanye n'umwirondoro we bityo rero ibyo mumushinja nta shingiro bifite ni ibihimbano kandi nta bimenyetso bibishyigikira byongeye kandi kuwa 4 Ukwakira 2024 urakurikira ndagukurikiye ubwo tugeze hehe undi mwaka wabanje umuntu witwa Tumwine Daniel yashyize ku rubuga rwa X Twitter akoresha konte Tumwine Daniel iyi nimero ya telefone bazishyiraho ari nayo ubu muvuga ko ari y'umukiriya wacu babyumva yabikoze agamije kuburira abaturage ko iyo nimero yakoreshwaga n'abatekamutwe batazwi kugira ngo bashuke abantu no kubaka amafaranga mu buryo bw'uburiganya ibi bigaragaza neza ko iyo nimero yari isanzwe izwi nk'iyabiyitirira abandi ko nta sano ifitanye n'umukiriya wacu donc ya nimero biyitirira Mutesi witwa Tumwine mu kwa 2024 yigeze kuyivuga avuga ko ari yabatekamutwe nanone kandi mwari mukwiye kuba muzi ko ku itariki 3 Ukwakira 2024 umukiriya wacu yasohoye itangazo ku mbuga ze zemewe aburira abaturage ku bantu biyitirira umwirondoro we bagamije gukora uburiganya imyitwarire yanyu rero igaragaza ko mwari mufite cyangwa mwagombaga kuba mufite amakuru yerekana ko ibyo muvuga atari ukuri bivuze ngo donc mbide cabinet d'avocat ya mbide irabwira Bebe Cool ngo kuva 2024 iriya nimero bababwiye ko ari yabatekamutwe na Mutesi Jolly avuga ko hari abari kumwiyitirira ayo makuru ntago mwayahaye agaciro rero ibikorwa byanyu bigize icyaha gikomeye cyo gusebanya harimo guharabika umuntu kandi binagize icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibinyoma agamije kumwangiriza izina ibyo mwabikoze mubizi neza nta mpamvu zemewe n'amategeko zibishyigikira kandi byateje cyangwa bishobora guteza umukiriya wacu igihombo cy'amafaranga no kwangirika kw'izina rye cyane rwose mbide anasema
kubera ibyo rero turabategetse guhita muhagarika kandi mukareka burundu gukomeza gutangaza cyangwa gukwirakwiza ayo magambo asebanya, mugakuraho inyandiko zose mwashyize ahagaragara, mugasubiza inyuma ibyo birego mu buryo bugaragara, mugasohora inyandiko yo gusaba imbabazi yanditse kandi yemejwe natwe mukatubwira, ikagezwa ku bantu benshi nk'aho mwagejeje ibirego byanyu. Mbide kandi mu gihe kitarenze amasaha 48 mutugezeho inyandiko yemeza ko mwubahirije ibyo dusabye, ndetse mugatanga inkomoko y'amakuru mwashingiyeho mutangaza iyo nkuru. Ayinya mumenyeshejwe kandi ko nimunanirwa kubahiriza ibi bisabwa muri icyo gihe cyagenwe amasaha 48, tuzahita dutangiza ibirego by'amategeko bikomeye kandi bidatinze tutabanje kongera kubamenyesha. Mvuga ngo mu masaha 48 mudasibye tweet, mudatangaje mubeshyuza kandi ngugere turabarega nta yindi nteguza. Aha, turabibutsa kandi ko ibikorwa byanyu bishobora kubakururira uburyozwe mu manza z'imbonezamubano no mu manza shinjabyaha hakurikijwe amategeko arebana n'ihohotera rikorerwa ku ikoranabuhanga, cyber crimes cyangwa cyberbullying, ikoreshwa nabi ry'itumanaho ry'ikoranabuhanga no kwangiza izina ry'umuntu. Umukiriya wacu afite uburenganzira bwo gukoresha inzira zose zemewe n'amategeko kugira ngo arengere uburenganzira bwe. Iri tangazo ritanzwe ritamangamiye ubundi burenganzira bwose n'uburyo bwose bwo kwishyuza cyangwa kuregera umukiriya wacu yemererwa n'amategeko, kandi ubwo burenganzira bwose burakomeza kubungabungwa. Tubaye tubashimiye. mbide&com.advocates. Inyandiko ya cabinet d'avocat ya Mbide yandikiye Baby Cool. Yego. Noneho rero twinjire sasa. Ubwo byabaye kuri 16. Ejo twabivuzeho kuri 18. Ibi Mbide byanditse kuri 17 bukeye. 17 Mbide yandikiye Baby Cool amubwira ngo nurenza amasaha 48 turajya mu rukiko. Ubu uyu munsi bagomba kujya mu rukiko. Ariko si yo procedure yakomeje. Baby Cool ntago yahise akora ibyo Mbide yavuze, ahubwo icyabaye ni iki. Icyejo Baby Cool yatangaje avuze ati mu rukerera rw'uyu munsi nanabiguhaye. Mu rukerera rw'uyu munsi nakiriye telefone y'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, akaba umwana wa perezida, akaba General Furu, akaba umwami w'imihanda. Akujye kongeraho ko mu bantu bakurikirwa cyane muri kiriya gihugu ari cyane yihamagarira Baby Cool kuri telefone. Kanze tubirebe ariko umwanzuro wabaye ngo ndakumenyesha ko saga iri hagati yawe na Mutesi ihagararira nibyo immediately. Uwo ninde uvuga General aho umugaba w'ingabo bari ikindi generali umugaba w'ingabo umwana wa perezida umwami w'imihanda muri kiriya gihugu. Ayinya kandi ndebe uko Baby Cool yasubije. Donc Mbide yaranditse nk'umwavoka, Baby Cool atariko byo ni ibiti mu bwira murantera ubwoba, ahubwo yatangira kuvuga ngo afite ngo ndazana ibindi bimenyetso. Yego ese ntabwo nabiguhayira mwana we, ntawe nabishyize he, ntacyo bamaye banza ko bingoye kubibona. Nabihaye ndi mwuka byaramwe ntacyo bamaye uretse ndebe Baby Cool. Aha nakaguhaye dore ati this morning I received the call from my big brother. Arataginga Rugaba. Nabigwaye nagira ngo bifungura ahubwo. Aha inkuru yigiye nayo yagize iti Baby Cool yatangaje ko mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ejo yaganiriye kuri telefone na General
Muhozi Kainerugaba ku bijyanye n'amakuru. Iyi nkuru nifite ya za commentaires zivuga ngo okay. Igihe akantu bakampaye kuri Facebook ati Bebe Cool yatangaje ko mu gitondo cyo kuri uyu wa kane yaganiriye kuri telefone na General Muhozi Kainerugaba ku bijyanye n'amakimbirane yavutse hagati ya Miss Mutesi Jolly amugira inama yo kuyahagarika ndetse no gusaba ibyo yari yamuvuze gusiba ibyo yari yamuvuzeho kuri konte ya Twitter ko yamutekeye umutwe. Yabasabye gukemura ibibazo bidaciye ku mbuga nkoranyambaga. Wabonye ibyo twavugaga? Imbuga nkoranyambaga nta Bebe Cool yemeye ko iyi nama ya General Muhozi nayanga seto bari kandi ya General Muhozi yayumvise bityo ko agiye kuyikurikiza, ndetse uyu muhanzi akaba yamaze gusiba ibintu byose yari yanditse kuri iyi konte ya Twitter avuga ko Miss Jolly yamutekeye umutwe. So ntabwo Bebe Cool yubahirije ibyambide, yubahirije ibya General. Kandi General akamubwira ngo ikibazo bagikemure, gukemura ibibazo bidaciye ku mbuga nkoranyambaga. Niba ari amafaranga yakwibye vuga bayaguye, niba hari ikindi cyawe yangije vuga bagisubiranye bagisane, cyangwa nawe niba ari by'umugomba va ku mihanda ubimuhe. Yego niko yamubwiye muri za commentaire, reka mubwire uko byaje. Umwe yahise avuga ngo kandi ngiye nakoze screenshot yabyo, ubu se arabisiba na 4G light yangera. Undi ati Imana izampe kuramba kuko hari byinshi nkeneye kuzareba amaherezo yabyo. Reka nze nkwereke Chris, hari ibintu byinshi bibera inyuma y'amarido abantu benshi batazi. Ntabwo wakubaka iriya nzu ngo utunge n'imodoka ihenze kuriya byizanye. Mutesi Jolly akina mbona atari umuntu ukina agakino gasanzwe. Something is wrong with her but it's hard to prove it. Ibye bizageraho bimenyekane. Muhozi na Jolly, they are strange people, they have some weird behavior. Uyu mukobwa ngo ni Jolly akunda kwigaragaza neza kandi asa nk'umuntu yakoreshwa ashoboye akaba okay. Ukeka ko Muhozi yakwivanga mu matiku ku by'ubusa? Ari gukemura amakimbirane, ari gukemura amakimbirane cyane. Hanyuma uyu yake nibi ya commentaire yasibamye. Uko byarangiye nyine nawe urabyumva. Bebe Cool yubahirije ibyo General chef d'état-major, fils du président, influenceur yamusabye. Hanyuma ubwo Nambide aboneraho nawe ati rwose turabyubahiriza uko biri. So ngayo nguko rero ikibazo ku kiganiro twakoze nimugoroba abantu rwose bavuze ati mwarimu noneho yumvise Jolly, yabonye ko Jolly ari umwana w'umuhanga. Nigeze mwita umuswa se? Oya, ariko abantu ubanza umenye ngo ni bandi nabo batabizi bafite ibindi biyumvamo. Ni babandi bo bazi kuri rwa rwego. Oya, please. Ni babandi kuri rwa rwego horumbwira ngo rwo hasi. Bisinzirije. Ngo bisinzirije. Au fait hari abantu baba ku mihanda muri buno buzima bwacu bazi ko umuntu runaka ibyiza ko agomba kubishimagiza, nibibakora nabwo ugashimagiza uwo singe. Uyu mukobwa nge ntacyo dupfa kuba yirwanaho, icyo si ikibazo. Ubushize navuze cyagiye atera inkunga ibitabo, abantu barakata baramuha nawe agira reaction, ariko yiyibagiza ko nashimye imashini yajyanye Ntarama. Yego ntabwo ngiyemera gushimagiza whoever never. Oya ukora neza
ariko numanuka njyewe so rero ntabwo ari ikibazo cy'izina ry'umuntu yanyereye uranda namukunda ukuntu hari ikintu namushimiye yakundaga gutwitinga mu cyongereza ndabivuga bucya yahindiye mu kinyarwanda gusa urumva nta kantu yanyigiyeho narakise twese turi abanyarwanda sibyo twese turi abanyarwanda hari ibyo yanyigiraho hari ibyo namwigiraho hari ibyo yankosora nanjye namukosora sibyo ntabirenze ntago mpanganye nawe kuba naravuze se ngo yateye inkunga igitabo hari abashonje atanga imashini ntarama mu matinegi mu single mothers sinabivuze wabivuze ko batavuze abo se ko batavuze icyo gihe donc bumva benyegeza ngo nta muntu mpanganye naye mu buzima bwanjye reka mvuga ibiriho ntacyo mpimba c'est tout yego nanyerera nzavuga nazamuka nzavuga nuko bimeze ariko kuba sitiraguringa agatinyura abana b'abanyarwandakazi nibyo noneho abantu ahubwo abanyamashyari benshi bakavuga watunze byinshi yagize gute no biterwa ni sitiragu arasinzira se wari wabona tumwanya se mu tuntu twa hano ngo ari kwifotoza yigira gutya arewe none wowe urashaka umukobwa wirwa yifotoza atunge nk'iby'usitiraguringa azenguruka ibihugu hejwe ari mu madiru byose bijya bihura none se nyine never ariko umuntu ugira akabazo chef d'état major general agahita akinjiramo atanategereje ko bitinda gati mubikemura ibyo bintu kandi ntimubikemurire ku karubanda ibi ni ibyanditse turi kubona ushobora gusanga yamuhamagaye bari gusakuza ngo bagutekeye imitwe nangaye vuga bagukubire kabiri ari kuzibe ni nkubura niko bakibwiye buriya ibi nibyo turi kubona turi kubona raporo yanditswe turi kubona raporo yanditswe y'ibyavuye mu biganiro ariko byari ibiganiro bimeze bite musclé reaction yari imeze gute musclé washonje hari ideni rya banki ufite niki kigutera mwatewe n'icyuburake nacyo cyari igisigo ngira ngo muri bya bindi navugaga urabyumva bite kusaragurika ko wagiye ku mihanda ni ikihe kibazo wumva kitakemuka utagiye ku mihanda buriya niko bamubwiye urumva yego nangahe ziba wongera ahubwo uriya bavuga ati ahubwo wongera avuga ati siba byose avuga bati ahita avuga ati yewe ati kandi akibona iryo tangazo rya Mbide yarakomeje aravuga Mbide se niki cabinet d'avocat kandi nkuvuga ngo rukwago nawe ni umwavoka kandi ari habi Mbide se niki usibye ibyongereza bikakaye cyane bya Mbide oya no mu rukiko ako general yutinya general umwana wa president umugaba w'ingabo ibyo bintu bigirwa n'abake cyane bigirwa n'abake barabamama gatereko bitewa uvugura muzi ikindi buriya bebe ko atavugaga mu ntuzaze byanze bikunze bari abantu baraziranye bagiranye amadiru amwe acamo andi wenda biranga kuko bebe ko ntigeraga avuga umubare w'amafaranga nibasanga ari make bamuha urw'amenyo nibashanga ari menshi bamugirira impuhwe kuki atayavugaga harimo ibintu wumva bidasobanutse amamesaje ngo ajyanye n'imikoreshereze y'indege gutega indege buriya umusitari wo kuri uru rwego ntabwo azi uko batega indege akeneye komisiyoneri ngo umugerera muri Arsenal umwana we ngo ajye gukinirayo none yakenera agakenera uwo mu Rwanda hanyuma akishyura mbere hanyuma ibintu bikabuyo warangiza ukajya ku mihanda bari ku mukanda bari kuri mukanda urabyumva ndavuga ijisho cyangwa ibuye ntabwo ari ibatiri ntabwo ari iri batiri ibuye ry'iki se
ntabwo ari ibati bari kurikanda. Erega nkubwira ko hano hari abantu bumva, urumva yego hano barumva. So ubwo yego ndabona Dani nawe ageze hano. reka ngushimire cyane mwari, reka dusoreze ahangaha tujye mu zindi gahunda, turaza kugaruka ku mugoroba. Sawa sawa. ibiganiro byacu hano kuri KOP nakagaruka.